Okay, let's go. Network ituzaniye amakuru meza cyane kandi buri wese mba numva atagombye kumucika, kuko ni byiza yuko uyamenya, ukamenya ibyo ugomba gukosora, ukamenya ibyo ugomba gukora kugira ngo ubashe kwinjira muri open mainnet byose ubyujuje. Murihangana rero, ijwi ryanjye ni ritoya, nasaraye, ariko uko byagenda kose turabasha kumvikana. Bashaka ko rero tuganira ku makuru amwe n'amwe agiye avuga muri Pi Network, buri wese akagenda agira uburyo ayumva n'uburyo ayamenya, kuko ni byiza yuko dusobanukirwa Pi Network ni iki, ese Pi Network igamije iki, ese Pi Network niyo koko cyangwa ni amabeshyo. Ni byiza yuko tubisobanukirwa kuko hari benshi batabizi, hari benshi babiciye amazi, hari benshi bumva ko ibyo bintu bitazabaho, atari ngombwa, ndetse nta n'agaciro bifite. Ariko uko byagera kose Pi Network iri official ndetse kandi irizewe, kandi n'ibihugu byinshi biri kugenda biyitabira mu buryo bugiye bunyuranye. Tugiye kuvuga rero ku bintu byose biri muri Pi Network ndetse n'amakuru amwe agiye ari muri X bagiye batangaza kuri Pi Network, kuko aya makuru ni ingenzi ntagucike. Ni byiza yuko uyakurikirana aho tuyabacisha. Ni byiza yuko rero mwese mugenda mukurikirana amakuru yacu kuri iyi channel, kuko ni channel ibagezaho amakuru ya Pi Network ndetse n'amakuru agiye anyuranye ari kutrendingwa, yaba mu gihugu ndetse no ku isi yose muri social media, kugira ngo tubashe kuyasobanukirwa uko umubumbe ni mugufi ndetse na mutoya. Niyo mpamvu amakuru yose uba ugomba kuyamenya mu buryo bugiye bunyuranye. Ndabasuhuje rero mwe nshuti bavandimwe mudukurikirana aho muherereye hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba abaherereye mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku migabane igiye inyuranye. Turabasuhuje. Kudukurikirana kwanyu ni iby'agaciro ndetse turabibashimira, kuko duhari ku bwanyu, kandi namwe ndizera ko namwe mudahwema kudukurikirana, mudahwema kutugirira neza, kutugira inama y'ibyo dushobora kugenda tuwuhindura mu biri ibi biganiro byacu. Ni byiza cyane kuko abantu tubereyeho kugira ngo twungurane ibitekerezo. Hari byinshi benshi tugenda twibaza, ariko ubu nicyo gihe cyo kugenda tubisubizwa, kubera ko iyi si yabaye nk'umubumbe muto cyane, kuko ahenshi nta makuru n'amwe adashobora kumenyekana, nta makuru n'amwe adashobora kugaragara ngo bishoboke. Ahubwo biba byiza wowe iyo ubaye update, ukamenya ati ukajya ku mbuga, kuri YouTube, ukajya kuri X, ukajya he na he kugira ngo ubashe gukurikirana amakuru agiye atandukanye. Iyo tugiye rero muri China, batwereka ko baratubwira ati ngo from China Pi Network community is the Hana province, China district official technology with the one car 2.2 Pi coin. Urumva ni ibintu byiza cyane, kuko niho tubereka uburyo ino Pi 0.2 bigura imodoka. Ni ibintu byiza kandi buri wese yakagombye kugenda yishimira. Uko tugenda tureba amakuru agiye anyuranye rero, nyamuneka ni byiza yuko mugenda muyumva kandi mukamenya impamvu ayo makuru nyabacishaho, kugira ngo mumenye ibitrending muri social media cyangwa muri X cyangwa kuri Twitter. Ni ukugira ngo mubashe kuba muri update y'ibintu biri kugenda bikubiba hirya no hino. Amakuru mbagezaho ni amakuru ariho, kandi ndizera ko nawe mujye mushyira mu bwenge, muvuga ati ese mu by'ukuri hari abantu bacitse intege bavuga ati iyi Pi ntago
izaba, ntago launch yayo izaba, ariko ndababwiza ukuri, niba mu by'ukuri mubasha kuba mwayibona, ni gute umuntu ashobora kuba yafata ibicuruzwa byiwe akaba yabigurisha kuriya? We rero ushobora kuba warawujuje zino step 9 zose zikaba zaruzuye kujya kuri migrate, zose zikaba zarabaye icyatsi, icyo bita green. Ibyo ujye umenya ko wowe uri umunyamahirwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari benshi rero mu mahirwe bayabuze kubera ko babashyize muri tentative, kubera ko KYC yabananiye. Ni byiza yuko rero ugomba kwishimira ibintu wagezeho, kuko ndizera ko kuba payi yaraguhaye umwanya wayo no kuri inyangamugayo yawo. A tribute to the Pi Network pioneer, those who success never give up, those who give in Pi never. Mwihangane, akenshi hari igihe iyo mba ndi kubisoma tugendana kugira ngo mubashe kuba mwabisobanukirwa, ariko akenshi aya magambo ari igihe aba ari matoya kuyasoma bikangora. Ariko icyo mbabwira, mwebwe mu by'ukuri mugerageze muyacishemo amaso, murebe umushinga wacu aho ugeze. Aba bose ni abantu bawukurikirana byisanzuye. Ibi ngiye kubereka ni Pi Map. Aba ni abantu bari muri Pi Map, aho baherereye mu bihugu bigiye bitandukanye muri China na mu buce bugiye butandukanye, kugira ngo anytime ushaka kuzajya muri China ukaba wamenya ati uyu muntu ni umupayoniya, ni umuntu ushobora kuba wangezaho ibicuruzwa runaka. Urumva ni ibintu byiza cyane. Ni byiza yuko rero buri wese agenda amenya ko ibi bintu murimo ni ibintu byateguwe kandi n'ibintu buri wese yashikira. Iyi payi rero kuba barayihaye agaciro k'314,159 by'amadolari y'Amerika, ntabwo ari uko ari abahubutse, si nuko bibeshye, oya, ahubwo nuko babonye ko iyi Pi Network bayigize father of cryptocurrency. Urumva niyo imeze nkaho ari nk'umubyeyi w'aya ma cryptocurrency. Yego niyo yavutse, ntabwo ari yavutse mbere, ariko nanone niyo igiye guhagararira izindi, kuko ari byinshi ino Pi Network ikora. Ziriya crypto za Binance, za Bitcoin, za Teras, za Ethereum, za XRP, nyinshi zidashobora kuba zakora. Urumva rero ni byiza yuko twebwe dushobora kuba twarinjiye mu mushinga wacu wujuje ibisabwa kandi ugenda utwereka ibyizere byiza. Nk'uko mugenda mubibona noneho utubwira ati urabona ko GCV bari bayahagaritse ku gaciro k'314,159 by'amadolari, kandi byarashyigikiwe. Urumva ni ibintu byiza cyane, ni ibintu biri kugenda bibasha kuba byakurikiranwa neza, kandi mu buryo Pi kuba team igenda igerageza kugenda twegereza amakuru anyuranye. Twebwe rero nk'uko twari twizeye ko ino launch ya Open Mainnet zishobora kuzaba kuri 31 z'ukwezi kwa 12, 2024, siko byagenze kubw'impamvu y'impinduka. Murabizi mu buzima impinduka zibamo. Iyo wihaye intego ntigerweho, ari igihe ufata undi mwanzuro, ariko nyabuneka mwicika intege, kuko igihe tumaze nicyo kinini. Harimo nk'abantu bashobora kuba bamaze imyaka igera muri 3 cyangwa 4, hafi 5 bamayininga ino application cyangwa uyu mushinga wacu. Mu by'ukuri rero ntago bibeshye, kuko akenshi ibyihuse bibyara ibiboze. Mu Giswahili batubwira ati haraka haraka na baraka, bakatubwira ati ngo pole pole ndiyo mwendo. Urumva rero ni ibintu
wowe uko ubona umushinga ugenda gake, ujye umenya ko anytime ari wowe ushobora kubyarira inyungu, ahubwo igihe ubona ikintu kiri kwihuta cyane, jya ugiramo question, uvuga ati mu by'ukuri ndabyemera biri kwihuta, ariko se ejo bizagenda gute? Urumva rero ibyo nibyo bishobora kuba byabyara trouble dushobora kugenda duhura nazo. Kubera iki? Uko byihuta cyane purisike y'uko duhomba. Kubera iki? Bashobora kuyisohora ku giciro tutishimiye. Ikindi cya kabiri, wibuka ko iyi application cyangwa yenda iyi no cryptocurrency izaba ari crypto ifite igiciro gihamye. Kuba ifite igiciro gihamye rero, ni crypto izaba idahindagurika nk'uko za bitcoin zihindagurika, nk'uko za ethereum zihindagurika. Urumva yoyo izaba ifite igiciro kiri stable, kandi igiciro cyamaze kumenyekana kuko na PayQuantum ubwayo yayivugiye ko igiciro cyitwe tuzakishyiriraho nk'uko tuzagiharanira. Kandi ndizera ko zino pfest zagiye ziba zose twagerageje kuyakoresha, gukoresha GCV kugira ngo tubashe kuba twashyigikira, kandi ibyo byose byagenze neza. Kandi na PayQuantum yagiye bitwereka imbere y'uko isohora ririya tangazo y'uko impinduka z'abantu twari twihaye tugomba kuba dufite, bakoze ama KYC n'abantu bakoze migrate, zishobora kuba zitaragezweho. Iza KYC zo zagezweho, ariko kuza migrate cyangwa migration ntabwo zari zagezweho, kuko twari twasabwe KYC abantu miliyoni 15 ku isi yose, nyine bari aba pioneer. Dusabwa n'abantu miliyoni 10 bakoze migrate cyangwa migration payi zabo, ku buryo ziba zishobora kuba zarimuwe muri migrate. Urumva ni ibintu rero twebwe dushobora kuba twari twarihaye, ariko bibashe tubona KYC abantu miliyoni 18 zo twabonye. Urumva aho twatsinze mu buryo bwiza. Iyi migration tugenda tubona miliyoni 8, ubu zimaze kugera mu 9,magana angahe gutyo na 200. Urumva ni ibintu byiza cyane, kandi n'umushinga wacu urumva kuri kwavasa ujya imbere. Nyaboneka wowe ushobora kuba warabonye ama KYC, nyaboneka gerageza ukore KYC yawe neza, ibyo utumva usobanutse, kugira ngo ubashe kuba wagira ibyo ukurikirana neza mu buryo busobanutse. Aha rero mba ndi kubakurikirana amakuru agiye anyuranye, mba ndi update, mbagezaho amakuru y'ingenzi kugira ngo mubashe kuba mwaba update ku mushinga wacu wa Pi Network. Ngerageza kunyura hirya no hino kugira ngo mubashe kuba mwabikurikirana neza, kandi musobanukiwe umwe ku wundi abyumva ukwe. Ariko biba byiza yuko tubyumva kimwe cyane, kuko twese turi umushinga. Okay, let's go. Ibyo nagendaga babwira rero, kugira ngo buri wese agende asobanukirwa neza ibyo arimo, kuko biba byiza yuko ukurikirana ikintu ariko uzi ibisobanuro byacyo, ndetse uzi n'intego yacyo. Mwe mudukurikiranye rero murabona ko uko bigenda bigaragara muri screen zacu, mugerageza mugende musoma neza batubwira uburyo GCV yagiye iharanirwa, aho twari twemerewe gukoresha 0.00001 kugira ngo tubashe kuba twashyigikira ino GCV. Urumva rero ntabwo byari ibintu bigoye. Abantu bashyashya, GCV ifite agaciro gahambaye, ino payi ifite agaciro gahambaye mu buryo bushoboka. Ni 314 y'amadolari y'Amerika. Urumva uyashyize mu manyarwanda ni miliyari 1 na urumva ni amafaranga menshi cyane, kandi buri wese yakwifuza kuba yatunga. Kumva ko watunga miliyoni 400 cyangwa na miliyari 1 byakabaye byiza cyane cyane pe.
kurumva mwebwe mugerageze mubashe kugenda mureba ibintu bigenda bikorwamo, kandi n'ikindi mbabwira, uyu mushinga wacu usibwe no kuba amafaranga gusa, ahubwo ni umushinga mwiza cyane. Mwebwe mugenda musobanukirwa ibibera muri uyu mushinga, ni ibintu byiza. Kubera iki? Ubu uzaza ukora serivisi zawe zose uzikoreye muri Pi Network. Washaka wajya kuri Facebook, ubu birimo noneho. Washaka wajya kuri Instagram, birimo. Washaka wajya kuri Twitter, birimo. Washaka wajya kuri YouTube, birimo. Ndetse hari n'andi application yose yabaye update, ariko bakaba baratubwiye ati mwitonde kuyakoresha uko mwiboneye, kuko ushobora kuyinjiramo ukaba wahomba payi zawe. Kubera iki? Ushaka kuyinjiramo, iyo yinjiye mu application bakwita bakugeza ku mapayi, ku bivugwa kuri payi, ndetse n'ibyo ushaka kwinjiramo ukaba by'abahakazi utabizi iyo biva n'iyo bijya. Urumva ni byiza yuko mubasha kuba mwabyitondera. Gusa ni byiza ko wacukumbura n'ibyo, ariko nanone mube redi y'ibyanyu nyabuneka, kuko nutamenya kurinda urugo rwawe, ntawe umuntu uzakurindira, ntabwo uzarurindirwa n'umuturanyi. Byakabaye byiza rero cyane mubashe kumenya agaciro k'ibintu mufite. Nukamenya uzabika password zawe neza kandi kure. Nukamenya uzabika password yawe neza. Nukamenya uzakontorora buri kimwe cyawe cyose, ukibike mu buryo bwa nyabwo, ndetse kandi uzamayiningira igihe. Abantu batasobanukiwe ikintu cya mining, iyi application ya mbere yabashe kuba yaza bamayininga yari Bitcoin, yaje muri 2008, ndumva bigana muri 2009. Itangira isokeye ku madolari atuzuye n'idolari rimwe, open mainnet yabyo ibaye. Ariko uko iminsi igenda yicuma, ndiko Bitcoin yagiye yurira. Ubu tuvugana igeze ku madolari 102,000 gutyo. Urumva ni ibintu byiza cyane, kandi ni nayo byo byiza kugira ngo mbyumve mwitege impinduka mw'iyi payi yacu. Kuko niba tubona Bitcoin noneho yoyo ifite imbaraga zingana kuriya, ibajine noneho Pi Network ifite noneho ibyirusha Bitcoin bingana gutyo, ndetse inafite n'abantu benshi bagera muri miliyoni 70 zirenga. Wumve ko ugerageza kubitandukanya. Urumva ko twebwe bizaba ari ibindi bindi, kandi bizaba bifite agaciro kurenza ibyo ngibyo. Uzagura imodoka yawe wifuza nk'uko inzozi zawe zabikuganishagaho, kuko niyo ufite payi imwe ishobora kuzagutunga life yawe. Kuko n'ubundi niyo wari kuba utayifite wari kubaho, ariko se n'ubundi ayo mafaranga ya payi mugira ngo wari kuzayagezaho n'undi mu buzima bwawe uyakoresha, hari n'igihe utari kuzayagezaho rwose. Urumva ko rero iyi payi ifite agaciro gahambaye. Iyi payi ni cyo kintu cy'agaciro kigiye kubinjiza muri gakondo zanyu. Icyo kintu kigiye kuba cyabaha kubaho neza, guhindurirwa ubuzima neza mu buryo bugiye bunyuranye. Niyo mpamvu mugomba kubiha agaciro kenshi. Buri gihe jya mayininga, kandi nanone wibuke kugenda ugacekinga muri Pi Network cyangwa muri Pi Browser, cyane cyane muri KYC, kugira ngo ubashe kureba imba nta byahindutse kuri Pi Network yawe. Ibisabwa ubikore, niba ari byo bagusaba, niba ari ibyo ugerageza gukosora ubikosore. Twagiye tubona ko hari abantu benshi turi kugenda bashyirwa muri tentative. Ubwa mbere rero bayishyizemo, ngerageza kureba uburyo tubivamo. Hari n'abo nafashije bagenda babivamo benshi. Ni nayo mpamvu n'ubu ngubu ngerageza kugenda mbabwira ibintu by'ingenzi, kugira ngo mugire ibyo mwumva ko bigomba gukosoka muri Pi Network zanyu, kugira ngo open mainnet iminsi mikeya ibura
muzabe mufite ibyo mwujuje. Kandi mbaye mbabwiye ati nyaboneka mugire mwe mudukurikirana umunsi ku munsi, mugire umwaka mushya, abo Noheli itabasha kuba yagendekera neza mwihangane, umwaka ugiye gusoza muwutangire neza kuri bunane, mwishima, muserebura n'inshuti zanyu, muserebura n'inshuti n'abavandimwe bose n'abaturanyi, kandi Imana izabahe kuronka mu buryo bugiye bwiyongera cyane. Urumva tugiye gutangira umwaka mwiza dukora celebration. Amezi 3 ntabwo ari menshi, nkuko mugenda mubibona hari bamwe batangiye celebration yabo nkuko bagenda bo biyegeranya, akenshi bo baturusha kugenda bashyira hamwe kugira ngo bagende bashyigikira ibyo baharaniye. Ahubwo twebwe natwe ni ibintu tuba tugomba kwigiraho nk'Abanyafurika, tukagenda dushyigikirana, tukabikana ko n'uyu mushinga tuwushyigikiye mu buryo bugiye bunyuranye. Gusa hari benshi babitangiye nk'aba mu Burundi, muri za Congo, muri za Tanzania nagiye mbibona, akenshi no mu Rwanda byarabaye, ariko tugerageze nyaboneka uko igikorwa kibayeho cya Pi Network tugerageze tukimenyere amakuru ndetse natwe tuyishyigikire. Murakoze cyane rero mwadukurikiranye, mujye abarwe n'imigisha. Extravista. Ciao. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.